kumvire mwami turakuramya udutega matwi duha makuru 두시메니르 무지사 아봄이시 두무시메 나봄이수르 바시메 다툼하는 무가 오해라 아멘. reka dusenge. Mana ishobora byose uri mu ijuru ryera, turagushimye, tugushimiye ko wita ku itorero ryawe turi mu isi, tugushimiye ko warinze ubwoko bwawe mu minsi yose tumaze, turacyahumeka umwuka w'abazima, uhabwa icubahiro. Twanejejwe nuko twageze mu mubatizo, ari aba babatijwe uyu munsi natwe twabatijwe kera, udushoboze kubyaga ubwa kabiri, kandi uri hafi kugaruka ukavuza impanda, uduhe imyiteguro myiza kugira ngo nuvuze impanda tuzumva ijwi ryawe riduhamagaye, uzaduha ubugingo buhoraho. Turi mu minsi mibi ariko uri Imana nziza, utubere byose muri uyu mwanya. Iri teraniro Yesu aryigishe kandi arisobanurire, kugira ngo ibidatunganye byo muri twe bibashe gucibwa rwose, Satani natsindwa, uhabwe icubahiro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza, kandi ibihe byose. Ubwo mugifite amatsiko rero, reka manze mbahe agahushya mubanze mureba abashitsi, maze nibamara kwicara mbone ntangaze gahunda. Byumvikane neza ko abashitsi mubanezererewe, byumvikane neza ko mubanyotewe. Bahageze rero ngaba, Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero munkurikira hasigaye rero abari nge mureba. Abashitsi ndongera gufata umwanya wo kubabereka. Imana ni nziza, ngaho zamura akaboko turebe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera wa gahunda yo kuramya. Dushimiye Imana yadufashije muri gahunda zose, hereye mu gitondo kugeza iyi saha. Gahunda zose zakomeje kugenda neza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyi gahunda nziza yo kuramya rero, twakomeje kugira umunezero mwinshi w'abashitsi. Abashitsi twakiriye mu ishuri ryo ku isabato batandukanye, twakomeje kubana nabo, kandi no muri uyu mwanya dukomeje kubaha ikaze kugira ngo aho mwicaye mu materaniro mukomeze guturiza mu byicaro byanyu, kandi ntihagire ubabyiga, mugubwe neza muri kwa Data wa twese. Dufite n'abandi bashitsi nanone turagira n'igihe cyo kubabereka, ariko dufite abashitsi bahire, abashitsi beza, impinja zavutse uyu munsi.
bizera bashya babatijwe nabo turabakiriye. Imana ibaha umugisha. Mbese reka turebe mu byicaro byanyu ko muhari, ntimuhaguruka ariko mugire mutya turebe ababatijwe uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Nuko reka rero munyemerere tubatangarize gahunda yo kuramya y'uyu munsi. Ijya uvuga nitwa Twagirimana Emmanuel, akaba ari nge uri guhuza ibikorwa by'iyi gahunda yo kuramya, kandi turi kumwe n'umubyeyi hariya uradufasha gusoma isomo, Nyiragumizane Beatrice, kandi turi kumwe n'uriya mubyeyi uradufasha umuhango wo gukiranukira Imana, ngira ngo turamumenyereye n'umufemu Mukeshimana Koreta, kandi turi kumwe n'umubyeyi hariya Ayingeneye Belansira uradufasha gutora indirimbo isoza. Turi kumwe n'abadiyakoni kazi n'umudiyakoni badufasha kwakira ibyera by'Uwiteka. Turi kumwe na korali New City Murwa Mushya idufasha guhimbaza Imana muri uyu mwanya. Mbese ibyo byiciro mvuze mubanze muhaguruke, abo mvuze mwese muhaguruke. Ngaho mubanze munyereke yuko aba mubakiriye, kugira ngo abo nibikiye ndebe uko muri bubakire. Mutwakiriye ngo iki? Amen. Mwemuretse kwicara, mukomeze muhagarare. Kandi turi kumwe na korali y'abashitsi, mwayibonye. Ese yitwa ngo iki? Niba muyizi yitwa ngo iki? Ambassadors of Christ. Reka tubasabe bahagaze, ndabizi murabanyotewe kandi baturutse kure. Tubasabe mu cyubahiro cy'Imana muhagaze, maze tuze kubakira. Mubakiriye ngo iki? Amen. Reka twese uko tungana turi kumwe n'umuvandimwe wacu, umugenzi wacu, mubwiriza wacu tumaranye hano ibyumweru 2 gusa, Karenzo Jean Bosco. Reka nawe ahagaze, twese mutwakire. None mutwakiriye ngo iki? Amen. Umugisha mutwifurije turawubifurije. Reka twese turengeye duhagaze, abaririmbisha badufashe mu ndirimbo yatanzwe ya 7, maze dutangire aya materaniro duhimbaza Imana. Mukomeze guturiza imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Imeye kumuyoboka n'abatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose, ahubwo azaza gukoranya yatoye bose, birababoneye rwose babatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, bazatangaza cyane bakize rwose. Yemwe bana bakunda Umukiza, abakunda nk'abatoni be, bazaka nk'inyenyeri zitatse kw'ikamba rye, baza
biratangaza cyane bakize bose. Yesu ashimwe. Imana ni nziza ibihe byose. Mufate Bibiliya zanyu duhurire mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. haravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana igice cya 3 ku murongo wa 11. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ihire gusomwa ku ijambo ryayo. Twese dupfukamye dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje data twese uri mu ijuru ryera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mukiza mwiza tugushimiye urukundo rwa rutarondoreka rwabanye n'ubugingo bwacu kuva tukivuka tukaba tugeze muri uyu mwanya twese dumuye ku mwuka w'abazima, uhabwa icubahiro. Kuri uyu musozi waraturinze mu gihe cy'ibyumweru 2 twari dufite umwigisha Karenzo waramuhagarikiye Mana yacu, kandi ijambo ryaturutse mu kanwa ke riyobowe n'umwuka wawe wera byatanze umusaruro mwiza, haboneka ababatizwa, uhabwa icubahiro. Ababatijwe tubagushize mu biganza byawe Mana yacu kugira ngo ubigishirize ku birenge byawe. Ubwari basha bakeneye umwuka wawe wera kuruta uko basanzwe. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo umwuka wawe wera ababe hafi. Twese umwuka wawe wera aturindire mu buntu bwawe, maze nidukora ibishimwa nawe twe nabo tuzataye mu bwami bwawe. Dukomeje kukwishira mu boko no mu biganza kugira ngo iri teraniro ryose uririnde umwanzi Satani muri uyu mwanya. Umwigisha waduteguriye kugira ngo atubwirize ibyawe, umukozi kara ku munwa avugishijwe nawe, natwe uduha amatwi yumva kugira ngo nidushiramo ibikorwa ibyo atubwira twe nawe tuzatane mu bwami bwawe. Dusabye imbaraga y'umwuka wawe kugira ngo azayiganze muri iri teraniro. Abagabo n'abagore, abana batoya, abasore n'inkumi bahe ku mwuka wawe wera, kandi buri muntu wese umurinde gutahana ubusa, ahubwo mwuka wawe wera aba ari we dutahana, nugaze kuzaduhemba ikamba ry'ubugingo. Ukomeze kuba hafi yacu, ingabo z'umwanzi zihezeke muri iri teraniro, ahubwo ingabo z'abamarayika batatsinzwe baze babane natwe, bagote umutima wa buri muntu wese kugira ngo nidutahana agakiza kawe dushime izina ryawe. Uyu mwanya wose tugiye kumarana aha ngaha, ubane natwe, utwigishiriza aha ngaha, twese urinde ubugingo bwacu. Ibyakoma mu nkokora ijambo ryawe umwanzi Satani akarisohoretsindwe mu izina rya Yesu. Ikiruta byose umwuka wawe wera arinde imitima wa buri muntu wese. Icumba kiri mu mitima yacu kigomba kuba imwo ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo umutima nama wa buri muntu wese wegurirwe ijambo ryawe kugira ngo twese nidukora ibyo ushaka muri uyu mwanya, kandi tugakurikira ibyatuzanye aha ngaha dushima izina ryawe. Ukomeze kutugirira neza rero, gahunda zose zirabera aha ngaha turazikweretse kugira ngo abari buziyoborera byose tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Mfasha ngo ndusheho kugukunda, icyo
gusa bamfukamye mbigusabye cyane mfasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda rihimbazwe. Tugiye gusoma amagambo ari muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku Sabato iyobora abakuze kwiga Bibiliya. Reka turebe ku ipaje y'ijana. Namwe mwitegura gutura amaturo rero, reka tubanze dusome amagambo ari kuri iyi paje. Isabato ya 12 kwa 22 Werurwe 2025. Dusome tuze kujana. Mwana wanje mu mutima wawe kandi amaso yawe yishimire inzira zawe uko biri mu Migani 23 umurongo wa 26. Kimwe mu bintu Imana yasabye ubwoko bwayo ni ukuyegurira imitima yabo. Iyo tweguriye Imana imitima yacu ntabwo tuba tukiyoborwa n'umwanzi, dusigara tuyoborwa n'Imana ituyobora mu byemezo dufata. Iyo umutima weguriwe Imana dushobora gufatanya n'intumwa Pawulo kuvuga tuti nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjuriho ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Biri mu Bagalatiya 2 umurongo wa 20. Iyo Yesu ari muri twe kumwumvira biba umunezero, ariko iyo umutima uteguriwe Imana ntabwo tubasha gukora ibyo idusaba, ntabwo tubasha kuyikunda no kuyitura amaturo. Iyo umutima uteguriwe Imana dutanga kugira ngo duteze imbere umurimo w'Imana, bihinduka ibintu bikomeye. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose Ellen White aravuga ati niba twareguriye Yesu imitima yacu tuzamuzanira n'amaturo yacu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Biri mu gitabo cya Ellen White ku paje ya 43 aho kwifuzwa ibihe byose. Impamvu dutanga bidukomerera nuko imitima yacu iteguriwe Yesu. Gutanga bitworohera iyo imitima yeguriwe Yesu. Uyu munsi dusenge kugira ngo imitima yacu yegurirwe Yesu kugira ngo ature muri twe. Umurimo w'Imana ntabwo uzunganirwa nk'uko byakagombye kumera keretse imitima yacu niyegurirwa Yesu. Mbese urashaka ko ubutumwa bwiza bugera ahantu hose? Egurira Yesu umutima wawe. Mbese urashaka ko Yesu agaruka agakukuraho icyaha ndetse n'imibabaro? Egurira Yesu umutima wawe wose. Icyo duhamagarirwa mu gihe dutanga icya 10 n'amaturo, reka twegurire Yesu imitima yacu kandi tumurarikire kuba muri twe. Imana mbere ya byose. Reka dusenge Imana. Urakarama Data wa twese dukunda utuyaheraho mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana yacu tugushimiye yuko uri umugira neza, no muri uyu mwanya utugiriye neza ubwo tugeze mu masaha yo gutanga icya 10 ndetse no kugutura amaturo. Ariko tumaze kubwirwa neza yuko tukwiriye kugutura imitima yacu,
turagusabye ngo muri uyu mwanya imitima yacu yitunganye kugira ngo nituyiguture itunganyijwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero ngwino udufashe muri iki gikorwa tugiye gukora cyo gutura amaturo, kandi turakwinginze ngo yakire kuko avuye ku mutima maze izina ryawe rihimbazwe. Abadafite ituro rero data turagusabye kugira ngo kuko batweretse yuko dukwiriye gutura imitima yacu, tugutuye imitima yacu ariko umanzi uyitunganye maze izina ryawe rihimbazwe. Ngaho dufashe uduhire uduhe umugisha tubikwambaje ku bwa Yesu, amen. utunganya umurimo wawe unyakira ukundi unyakira ukundi unyakira ukundi mwami wanjye waramviriye unyakira ukundi umvara guhamagara mukigurire ngwino hakiri umucyo Yesu aragutegereje aramburiye amaboko abe bahabye urarinzwe n'ubutumwa we kwinangira mbukuzaniye agakiza mukigurire ngwino hakiri umucyo Yesu aragutegereje aramburiye amaboko abe bahabye. Twese duhagaze, iteraniro twese duhagaze. dushaka kukwereka data aya maturo tugutuye turakuramya kubw'ineza yawe none riteka amen. Nyagasani abarebe neza, Nyagasani abamurikirishirize mu maso y'imbabazi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. twabonye ukuboko kwawe mu gihe benshi babonaga ko byarangiye, wowe Mana niwatezutse kuturinda. Ineza yawe twarayibonye, ahandi twavuga ko umwana arira nyina ntiyumve, wowe Mana wadutegeye amatwi utabara n'inkubi igihe umwijima warubuditse, umucyo wawe waraturasiye turakubona, tubona imbaraga zawe gutabara kwawe kutugeraho mu gihe tutakekaga Mana.
iherezo iyo tuvuga ibyawe ntibirangira uzategera amatwi gushima kwacumana wakiriye imitima yacu uko imeze tutarabumbura akanwa kacu ngo twature ibyo wadukoreye uzi neza imitima yacu twimerewe mana uru wo guhimbazwa iteka nawuhanye nawe akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushima kandi iteka ryose mwabari mwisimwe muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushima kandi iteka ryose mwabari mwisimwe muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urakomeye Uwiteka mumushimire mwisanzure ry'imbaraga ze nyinshi impanda zirenga ibyuma bivuzwe imirya y'inanga ndetse n'amakondera natwe tuti ibihumeka bihimbaze bizamura izina ry'Imana hejuru kwiriye gushimwa uwera w'Isirayeli nawuhanye nawe mw'isi no mw'ijuru twabonye gukora kwawe gukomeye n'imirimo y'intoki zawe irabigaragaza natwe tuti isi yose muhaguruke turirimbe duhanika amajwi yacu hejuru mu kirere tuti uwerawe himbazwa haguruka uhamye ibyo Yesu yagukoreye ntuzibagirwe na rimwe ngwino wifatanye natwe kuririmba ineza y'uwo Yesu arakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushimwa kandi iteka ryose mwabari mwisimwe muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushimwa kandi iteka ryose mwabari mwisimwe muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera wa Isirayeli
uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urera urakomeye kuko ibihe biha ibindi ntituzahwema kukuvuga urera urera urakomeye Usenga Imana kubw'umubiri ukunaniza wibaza ko Imana yawe yagutereranye kuko nta gisubizo ubasha kubona mu gihe ugikeneye ahari n'indwara ahari n'ibibazo by'ubuzima bikuvuna umutima mu gihe gito cyangwa se kirekire izasubiza nshuti wirambirwa ntabwo Imana yakwibagiwe ibuka ibyo yakoze mu bihe byashize bigutera imbaraga ko n'ibindi izabikora bigutera imbaraga ko n'ibindi izabikora ni kenshi dusenga twumva ko ari bishoboka twagasubijwe uwo mwanya tukibagirwa yuko hari Imana itureberera ibikwiriye ahari twakikiye kuba tubanjirije tukigira kurihana ukwihangana kwe yarihanganye nubwo byari bitinze Imana ye irasubiza nshuti wirambirwa ntabwo Imana yakwibagiwe ibuka ibyo yakoze mu bihe byashize bigutera imbaraga ko n'ibindi izabikora bigutera imbaraga ko n'ibindi izabikora usenga n'ukwizera nturambirwe utegereze igihe cy'Imana usenga n'ukwizera nturambirwe
utegereze igihe cy'Imana. Senga usenga n'ubwirwe, utegereze igihe cy'Imana. nshuti wirambirwa Ntabwo Imana yakwibagiwe, ibuka ibyo yakoze mu bihe byashize. Tera imbaraga ko n'ibindi izabikora. 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 Uwiteka nyiribambe n'ubuntu bwinshi, ukurinduka bamuzima muri iyi si mbi. Hari benshi batakiriho kandi wowe ntacyo ubarusha, ukuboko kwe niyo ngabo bigukingira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Mugenda aragushorera mu nyanja niwe musare, mu ndege n'umuyobozi tumushima. Hari benshi tujya tubwirwa bahitanywe n'izo mpanuka, wowe usigaye uri muzima tumushima. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Abafite ubumuga bose bari kugira umunezero iyo bahabwa ubwo buzima yaguhaye. Urabazwa nawe uyu munsi kuki wahawe ubwo buzima butagutera imbogamizi muri iyi si. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wiciye, ibyinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uko
uzindutse ujya mu mirimo yo ku manywa n'ikigoroba ibihe byose ntugahweme kumushimira 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 reka dushimire Imana yacu itwemereye ko duturiza imbere yayo muri aya masaha. Imana ihabwa icubahiro. Duse namwe munejejwe n'iki gitaramo cy'indirimbo. Barakoze, burya imbabazi nizirangira abantu bazibuka ibyiza byagiye bibanyura imbere ngo bihane bakanga bagira ubwoba. Murebye ukuntu abaririmbyi bari kuririmba tugakurura mu bitekerezo iyo baturutse, nakunze kubyibazaho cyane nicaye hano muri gahunda. Abana buriya kuva muri Kigali bashobore kuba bavuyeyo mu masaha 12 cyangwa se saa 11 niho baba bari guhamagarana kujya aya masaha batari bakoza ku munwa, zibaye saa 6 bakaba baririmbye ari umunyabyaha bari gushaka, nta n'uwo bari mideni, bizaza mu rubanza nabyo. Bande banejejwe na korari? Bande banejejwe na korari? Imana bahumugisha, baririmbye katubifurize kuzaririmbira mu ijuru. Imana bahumugisha cyane. Ndashimira na korari yabanje yatwerekaga ko tugomba kwikoreza Yesu imitwaro, burya nta na kimwe atashobora. Kanongere nkundishe iyi korari yakoresheje amavuna hano n'umurwa musha. Ego nabonye ari korari yanteye ubwoba. Aya mavuna yibanzemo abanyakigali cyane, kandi kuva muri Kigali kuzamuka inaha mu Ruhengeri cyangwa se mu Kinigi ni amafaranga agenda ari kugwa muri kaburimbo. Imana nabo izabajyane mu ijuru. Burya Yesu akorana n'abantu barekura. Reka mbifurize Yesu ashimwe. Niba ari umugani nabaciriye, umugotomezi wa cyane ntamenye imvune y'uwasengeye. Si umugani murawumvise buriya? Niba mukurura amateka kumva ngo korari Ambassador ivuye Kigali ije n'ahangaha, si henshi igera mu gihugu. Ntabwo ari ugupfa guterura gusa ngo muze ngwe biravunye, kandi nubwo bivunye ibivunye cyane nuko Yesu yadupfiriye ku musaraba. Rero ubwo uyu munsi turirirwa turi kubagotomera twitonze. Haleluya. Ndavuga sibo turanywa ahubwo birabavamo turabigotomera. Nibyo si? Ni korari yakoresheje amavuna. Reka mbasabe tuzabe turi ku nyanja y'ibirahuri. Muze kwibaza iki kibazo. Ikorari nubwo iri kuririmba gutya bikagaragara ko turi kwasama cyane, kandi twatwawe pe. Iya mbere yaririmbye nje nandi gukoma amashyi nicaye hano. Iya kabiri rero nabo bararirimbye numva natakaye rwose. Ko bari kuririmba gutya ari abana b'abantu bapfa. Igihe abamarayika b'Imana bazaba bivanze muri bo, amajwi ari kwiyongera. Twageze ku nyanja y'ibirahure. Nasomye amateka yo ku nyanja y'ibirahure aho tuzaba tugeze ngo nk'uko umuntu ashobora kwirebera mu birahure akareba ukwasa, niko bazagera aho hantu buri wese azisanga mu wundi. Atamutinya ngo yamugambanira, atamutinya ngo yamunegura, atamutinya ngo yamusebya, atamutinya ngo yamwica. Aho ku nyanja y'ibirahure ibibazo no gushidikanya bizaba byasigaye mu isi, aho tuzibera mu munezero. Kibazo ikibazo muri aya masaha ko saa sita zigeze. Haleluya. Niki kikubuza kumasha ngo uje mu ruhande rw'Imana? Mbese ko mu gihe gitoya Imana igiye kuzahamagara bayikurikiye, ikizatuma utajyayo uzigana nacyo muri iki gihe ni igiki? Ukibazeho nanje kibaze, ugitekereze nanje nyitekerezeho. Mushiki wacu yadusomeye isomo riri mu Byahishuwe
Nibyashuwe ku izina nitwa Karenzo Jean Bosco, icyakora n'aba b'i Kigali nshobore kuba narakozeyo kera bakiri bato yari abana, ariko hari i Remera nahamaze ibyumweru 2. Rero impamvu mbavuze izina ryanje ntabwo ari byiza kuba uze uri umushyitsi ngo usubire iwanyu uri kuvuga ngo ariko ngo umuntu watubwirije ngo ninde oya da, kuko kuvuga izina ntabwo ari bibi. Yesu ashimwe. Ndasoma amagambo ari hano mu Byahishuwe mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 7 ku magambo avuga ngo dore razana n'ibicu. Ariko impamvu Yohana yavuze aya magambo, yaravuze ngo jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo mu Asiya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ariho mugabo wo guhamya ikiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se icubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Amena. Dore razana n'ibicu. Yohana arateguje, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise amacumu nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera nanone. Amena. Nsomye amagambo ariko nkasimbuka nkagera ku itorero ryitwa Philadelphia. Urukundo rwa kivandimwe ryabonetse mu gihe ubwo itorero ryari rivuye mu kaga gakomeye, mu karengane k'imyaka 1260. Amagambo aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura kandi ukingura ntihagire ukinga. Avuze aya magambo ati, nzi imirimo yawe, turashize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta ubasha kurikinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanje ntiwihakane izina ryanje. Dore nguhaye bamwe bo mu sinagogi ya Satani bita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje. Nanje nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kugerageza ibihugu byose, kugerageza abari mu isi. 11 Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ariko ikibazo kikaza, niba icyo ufite ushobora gukomeza byatuma batagutwara ikamba ryawe. Iyo turi mu iteraniro nk'iri ngiri, nubwo abantu benshi bakunze kurebana, ariko buri wese ijuru rimureba nk'aho ari we wenyine uri ku isi. Magambo nigeze mvuga hano ari mu gitondo, navuze amagambo avuga ngo burya Imana ntabwo izigera ishakisha abajurizi bazagushinja ibyaha, ahubwo muri wowe hari icyumba Imana yashigajemwo Satani atapfa kuvogera. Niyo mpamvu abantu bashobora kukogeza kuri mukuri, icyumba kikabihakana ngo uri mu binyoma. Niyo mpamvu abantu bashobora kukogeza ngo uri umukire, icyumba kikakwemeza ko wahombye ukaba warakennye. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kubita ba bosi, akaba muzi ko ari bosi muri 2 nyamara 2020 yarahombye. Abantu bavuga bati bosi we komera tuzi kuri umukire, icyumba kitumva rero bari kureba ishusho y'inyuma ariko warakennye. Nakurikiranye amateka ikibazo cy'abakire bagira, abantu bakomeza kubarebera mu kuba barakize nyamara barahombye. Nuko yakwaka amafaranga bakayamuha bazi ngo ni bosi wa kera, bakayamuhereza n'abandi akabafata amafaranga. Burya akambabwire nta mukire ukena ngo ajana ubusa, ajana amadeni. Babandi bamwizeraga ugasanga bari kuvuza induru batumva yemwe twari tuzi ko bikimeze neza, naho amafaranga yarayagurukije kera. Dufite bosi udahomba, uno Yesu umwana w'Imana. N'uyu munsi wa none hari benshi bamaze kuboneka bavuye mu mazi, biteguye guhara byose ngo bamukurikire. Imana ihabwe icubahiro. Ndasoma amagambo ari muri Mariko, twamaranye igihe kirekire, si ngombwa ko mbwiriza byinshi. Oya pe, utarumvise nakaziki. Ndasoma igitekerezo kiri hano muri Mariko igice cya 10 ku murongo wa 17.
ku mutwe w'amagambo uri kutubwira ngo iby'umusore w'umutunzi ageze mu nzira umuntu aza aho ari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramubaza ati unyitira icyo mwiza? Nta mwiza keretse umwe n'Imana, niwe Mana. Uza amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshere abandi, ntukariganye, ubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha ayo yose narayitondere mbereye mu buto bwanje. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzunkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa bati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo Yesu, amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati bana banje ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko si uko biri, kuko byose bishobokera Imana. Aleluya. Nsomye igitekerezo kirekire ariko cyiza, kikaba kirimo amagambo akomeye ku bantu biringira ubutunzi. Yesu ashimwe. Iyo abantu bafite ubutunzi burya abandi barabakunda. Iyo bigaragara ko umuntu akize nubwo nta mafaranga araguha uramwubaha. Iyo bigaragara ko umuntu ameze neza uramutinya. Ariko reka nongere mbabwire uyu muhungu yashatse kwibonekeza mu iteraniro, nuko aravuga tumva rero mwami nakora iki ngo nzabone ubugingo buhoraho. Nasomye amagambo avuga ngo Yesu yaramubonye aramukunda, ariko icyo yamukundiye ni ikihe? Yaramubwiye ngo amategeko yaramubwiye, avuze ngo yarayitondeye kuva mu buto bwe kugeza mu myaka agezemo. Nuko Yesu aramukunda rero, uyu muhungu avuze neza cyane, ariko aramubwira ngo usigaje kimwe. Icyo usigazeho kimwe rero ni ikintu cya kindi utangaho inzitwazo. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko ababyeyi banje bari abapagani. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko umugabo wanje yari atabyumva. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko umugore wanje yangwishije. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko dufite akazi gakora no ku isabato. Impamvu ntiyeguriye Imana nukubera yuko bamasenge bandebye nabi. Icyatumye ntiyegurira Imana nuko iwacu twarabakene. Muri izi nzitwazo zose ari amagambo ari hano, mu nzitwazo zose zirenga 400 uzutanga muri iki gihe, mu gihe Yesu azabaje guhamagara itorero nta na rumwe ruzemerwa. Abenshi banga kwihana, bakanga kwakira agakiza. Impamvu ibiteraniye iyihe? Ni ukubera yuko iwacu mbonaga iby'Imana batabiha agaciro. Biragusaba ngo ubihe agaciro. Impamvu njyewe iby'Imana ntabihaye agaciro nuko nabonaga bose ariko bari kugenda. Biragusaba ngo utandukane nuko abo bari kugenda nabi. Mu nzitwazo zirenga 1,400,000 nta na rumwe ruzemerwa igihe Yesu azabahamagaye amazina y'abanesheje. Kandi hazaba humvikana ijwi riri mu Migani igice cya mbere 23 na 24, muhindurwe n'imiburo. Iyo amahoro ahari, ufite uburyo bw'ubutumwa bwiza bwatambuka, uba ufite amahirwe yo kumvira imiburo. Ariko hari ijwi rizumvikana nyuma y'uko imiburo wayikerenceje rivuga ngo narabahamagaye muraninira, mbaramburira ukuboko ntihagire ubyitaho, mwahinyuye inama zanje no gucyaha kwanje, nuko naje nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, ubwo muzatungurwa n'ubwoba, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, muzacakana umwete ariko ntabwo muzambona. Impamvu ni iyihe? Reka mbabwire.
bazana ibyumweru 2 kandi mu by'Imana yarantumye nta nikimwe nigeze nikenga kuvuga. Ndasubira kuri ikorari ntaci itakoze yemwe kugeza igihe iyi korari mu bakunda gusenga muzayisabire ubu butumwa butambuka mu Rwanda hose no hanze y'igihugu. Burya uyu muhungu rero waturutse i Kigali yaraje burya yaritanze tumaranye ibyumweru 2 nahangaha ari kwereka amahanga yuko Yesu agiye kugaruka. Ndimwo ndavuga abantu barakurikiye, za korari zaraje, ibiryo twarariye, kunywa twaranyoye. Imana izabajyane mu ijuru pe. Ariko imbabazi zizarangira. Hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kirisito, ku magambo y'inzitwazo, ku mutwe w'amagambo uvuga ku batumirwa babi. Aba batumirwa babi umwe baramubwiye ngo naza ataha ubukwe, nuko aravuga tumva ngiye kugerageza ibikingi ntabwo nzi niba byakwera neza, nuko rero ngiye kubigerageza ndebe niba bizera, ubukwe ntabwo nkibujemo. Undi baramubwira bati vayo utaha ubukwe, tumva narongoye kandi gusiga inkumi ntabwo byoroshe. Ubu dufite abana benshi banze kubatizwa, dufite abasore benshi banze kubatizwa. Ati nindamuka mbatijwe umusore wanje untereta asanzwe ari umupanikoti nje ndabumudive gutakaje ubundi nubundi arabinkuramo. Ku bantu babagome babaho mu migani baca bakunze kuvuga ngo Imana y'umukobwa ngo ni umugabo we, ariko suko biri, ahubwo Imana y'umukobwa ni Yesu Kristo. Kuko Imana itamurema, Imana itamurinda, nubwo abantu benshi batanga inzitwazo zo guhangayika, ugasanga ubwoba bwarabamaze, mbese nzashakana nande, mbese buriya ninde uzantwara. Imana yakuremye izo uzakujyana. Nta mpamvu yo kugira ubwoba, nta mpamvu yo gushidikanya, kuko utiteretse ku isi, gahunda zawe zose ziri mu biganza by'Imana. Dufite abana bihebye rero batanga inzitwazo. Ndamutse ngiye mu gakiza cyane nta mugabo nabona, ndamutse ngiye mu by'Imana nta wandambagiza. Abenshi baretse kubatizwa muri uku kwezi kwa 3 kitangira amavunano. Narababwiye ngo umuntu ushobora kuzapfa mu kwa 4 ntashobora kunukira bicaye mu kwa 3. Mu benshi banga iby'agakiza ngo bagashikire n'abatazarenza uyu mwaka wa 2025, n'abatazarenza amezi 6, n'abatazarenza amezi 3, ugapanga kuzashakana n'umuhungu mukazabyarana abana 2 baraguhamba mu kwa 6. Ngo kukwibesha ku mwana w'umuntu ugapanga ibyiza gusa utazi ko turi mu isi idasakaye, yakunyagira utayitutse, yaguhirimbiza atari uko wayirakariye, yagupfakaza atari uko wayitutse, yaguhindura imfubyi atari uko ababyeyi bawe ari babi. Ahubwo isi dituyemo ntabwo ariyo kwiringirwa, ukwiye kwiringirwa ni Yesu gusa. Inzitwazo abantu bagomba kuzireka bagahitamo kumvira Imana yonyine. Ndasoma rero aya magambo kandi nimara kuyasoma ndasozesha isomo rimwe nuko mbareke. Natangiye ndi kubabwira ngo ibyo twumvise ni byinshi, ababwiriza bamaze kutunyura imbere ni benshi, indirimbo zatunyuze imbere ni nyinshi. Ndibuka bwa mbere tuje kureba korari yari iriho ikomeye cyane muri 1995 n'abatwara muco. Cyo gihe mu buzima yari kuririmba hitwa mu Nyanga muri Nkumba, tukava iwacu n'amaguru, abantu bakabyuka saa 9 n'amaguru kuko imodoka zari ntazo, nta magara hari, nta na za piki zihari, tukagenda n'amaguru guhera saa 9 tukazagera mu Nyanga saa 3 z'amanywa amaguru yahiye. Tugiye kureba ko korari iraririmba. Ubu rero izigezweho n'aba ambasadoro. Yo vanga ambasadoro iri hehe, baravuga bati ni Gisenyi, hari abemera gutega bakajayo. Ubu rero aba baririmbyi batuvunya amaguru barayizana hano. Burya murahenze ariko ntabwo muhenze kurenza Yesu mwebwe. Niyo mpamvu mu cyimbo cyuko mwagaragara nk'abagezweho, ntabwo ari mwe mugezweho, Yesu uri muri mwe ni ugezweho. Twebwe turaba igihe gitoya. Haleluya. Turaba igihe gitoya ariko Yesu ni uw'igihe cy'iteka ryose. Nkabamenyesha rero wagombye gukunda iby'Imana kurenza ibyo uri gupanga. Ibyo upanga bizapfa. Muze kubwira abasore cyane, ni n'umugano hari mu Kinyarwanda, uzakunda ugukunda kuko uwo wimariyemo akunda abandi.
impamvu uvuze iri jambo, hari abana benshi bakunze kwenena ku bana b'abakire bazi kuba bari abasirimu, nuko umukobwa akemera akavuga ati mana no kurya nzabireka, nzemera mba umugore we nkiri iwacu, ariko anjane njye iwabo muri kiriya gipangu. N'agahungu kari kubara ko kazizanira uwo muri Afurika y'Epfo. Iki kintu gikunze gutuma abana bacu bata agaciro, ukamukunda ukamwimariramo. Yemwe mbona hari n'abagenda bafashe mu mugongo, wagira ngo umugongo wacitse, akamujana buhoro, sheri ndagutekereza no kurya bikananira we. Wamwimariyemo, ugera igihe unamwambarira ubusa, ariko we yikundira uwo muri Amerika. Byarantangaje, dufite abasore b'abasirimu mu Rwanda ubu ngubu, perese kuja gutaha ubukwe i Kigali bw'umuhungu wazanye umukobwa uba muri Ethiopia. N'indege ziri gukora. Yesu ashimwe. Ibiyo mbikuruye rero, abantu benshi bifuza ibyiza, abantu benshi bifuza kuba amahoro, ariko Imana no yifuza kuba umwana wayo. Mu nzitwazo rero uzaba uri gutanga ati impamvu icyatumye ntajya mu by'Imana neza, hari umuhungu twakoranaga gahunda, none uzarira ubonye guhindutse, yizaniye uwakure. Dufite abana bashaka kurya imikati, dufite abana bashaka kurya inyama batavunitse, dufite abana bashaka kurya ku muceri nta kibazo, dufite abana badashaka kunywa amazi, bashaka za ji z'abasirimu utaravunitse na rimwe. Dufite abana bifuza za taci atazi gukorera n'amafaranga 100. Dufite abana bifuza za interinete nta n'urumuri wabo rubayo. Abo nibo usanga bicuza nyuma, bigusaba ngo nawe uzirikane ko ijuru ryakuremye rigukunda kandi rishaka ko waryumvira. Inzitwazo rero nta na rumwe ruzemerwa. Ngiye gusoma amagambo ngayo. Aba batanze udwitwazo rwose, batanze banga ubutumire bari bahawe bwo kuja mu birori, nibwo rutangwa mu kwanga ubutumire bw'ubutumwa bwiza. Abantu bavuga ko badashobora guhara inyungu bategereje kubona mu isi, bita ku by'ubutumwa bwiza bubasaba, ku by'ubutumwa bwiza bubasaba, babara inyungu z'igihe gito, bakaziha agaciro karuta ubutunzi bw'iteka ryose. Imigisha Imana yabahaye ibahindukira imbogamizi, ibatandukanya n'umuremyi ndetse n'umucunguzi wabo. Ntibashaka ikibarogoya mu kwiruka ku by'isi, maze bakabwira intumwa y'imbabazi bati none igendere, nimbona igihe nzagutumira. Abantu benshi batanga izitwazo, ubu mbona mu bakire nkabona no mu bakene. Burya umukene atanga izitwazo atumva nje narakennye, n'imyiteguro y'isabato sinayishobora, ugasanga uwakiza yarasanzwe ahirimbiye iwabo nta n'ibiryo bibayo, none ubafite imodoka ugasanga isabato itangiye ari hagipakira. Muje murabihuza mu nzitwazo abantu batanga zose, nta na rumwe ruzemerwa. Yesu ari gushimira abakoze neza. Niyo mpamvu muri aya masaha, muri izi nzitwazo abantu batanga ngo bagere ku by'isi, ijuru ryo rirashaka ngo inzitwazo uzireke, uzasingira ubugingo buhoraho. Umutunzi akivuga tumva rero byose narabirangije, Yesu yaramukunze, ariko ikintu cyo gukomeza ubutunzi, nasomye amateka, ni mugomba gusoma iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, kiravuga ngo uyu mutunzi ntago yongeye kubonana na Yesu byiteka, kuko amubwiye ngo aje kugurisha ibyo atunze, yabonye ati nagurisha imodoka yanje ngo n'abantu, ubu nje kugurisha n'ihene ngo mbihereze nabo ntazi. Ariko kugira ngo aba bantu, iri tsinda ry'aba babatijwe bashasha baboneke, nuko hari abatanze ibitambo by'ibintu byabo. Yesu ashimwe. Kabwira aba bose batanze ibintu byabo bari gutamba kugira ngo abana b'Imana baboneke, Imana izabishure kuzabona ubugingo buhoraho, kandi burya izabutanga. Niyo mpamvu ndasoma amagambo nirukanyira kugera ku musozo, amagambo avuga ngo
abandi bavuga ibibazo bishobora kubabaho mu mibanire yabo n'abandi baramutse bemeye kumvira ukurarika kw'Imana. Bavuga yuko batakwihanganira kunyuranya na bene wabo ndetse n'abo bamenyeranye, bityo bakaba bahamije ubwabo yuko bameze nk'ababandi bagaragara mu mugani. Nyiribirori afata inzitwazo zabo zidafashije nko kugaragaza kwanga ubutumire bwe. Abantu bavuga ngo impamvu nta kwihana nsetswa n'abantu. Wakwakira agakiza ukaba umwana w'Imana ngo bo ngo ndikubona ubu turi mu nzara mu kwezi kwa gatatu, cyokora mu kwa gatandatu ibishimbo bizaba byeze n'ibirayi niho nzabatizwa kandi bazamuhamba mu kwa kane. Bega kwibesha we. Barasobanuye ni muri Zaburi y'amagambo avuga ngo abantu ni ibikenya. Zaburi ya 39 kanyasoma y'amagambo, ariko ubundi umuntu ni iki? Zaburi ya 39 niho ayo magambo nayasomye. Kanyahe n'aba banyakigali bayatahane, mugende murayaganiraho no mu modoka. Amagambo aravuga ngo ku murongo wa 5, Uwiteka umenyeshe iherezo ryanje n'urugero rw'iminsi yanje, menye ko ndi igikenya. Hepfo amagambo arakomeza, dore wahinduye iminsi yanje nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanje kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa, nukuri umuntu wese nubwo agenda nta kigenda, nukuri bahagarikira umutima ubusa, umuntu arundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Nubwo abantu benshi bakunze guteganya batumva rero turi kubona ko mu kwa gatandatu, numvaga hari abantu baravati, turi kubona mu kwa gatandatu niho igihugu kizaba gihumutse, ubwo niho tuzabona uburyo bwo kugura, tubone n'uburyo bwo kubatwanywa, bazamushingura mu kwa kane. Uyu munsi ni wumva ijwi ryayo ntiwinangira umutima, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba ari Yesu ufite umukomeze. Umuntu wavuze ati narongoye none sinshobora kuza, agereranya itsinda rinini ry'abantu. Hari benshi bemerera abo bashakanye kubabuza kwita ku kurarika kw'Imana. Umugabo aravuga ati sinshobora kumvira ibyo nemera birebana n'inshingano zanje mu gihe umugore wanje ayirwanya. Yatuma kuyikora binkomerera cyane. Umugore nawe yumva ahamagawe kubw'ubuntu ngo ngwino kuko byose bimaze gutegurwa, maze akavuga ati ndakwinginze mbabarira, umugabo wanje yanzira arika ry'imbabazi, avuze yuko ibyo akora bibaye imbogamizi. Ngomba kujana n'umugabo wanje, none kubw'ibyo sinshoboye kuboneka. Imitima y'abana igira ubwuzu, bifuza kuza ariko bakunda ababyeyi babo bombi, maze kuko bo batitaye ku kurarika k'ubutumwa bwiza, abana bibwira yuko bo batitezweho kuza, nabo bakavuga bati mbabarira. Abo bose banga kwitaba umukiza batinya icyabatandukanya n'umuryango yabo, bibwira yuko mu kwanga kumvira Imana baba bashakira urugo rwabo amahoro n'iterambere, ariko uko ni ukwibesha. Ndasubira mu magambo rero natangiriyeho isomo badusomeye. Komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kandi abijuru bo, Yesu ashimwe, abijuru bo badutegereje kugira ngo batwakire. Ariko muri kureba iyi filime abijuru batwakiriye. Nasomye amagambo ari mu Byahishuwe 18, mu ijuru haba hituza nk'igice cy'isaha. Data wa twese yamanutse ngo aje kureba ukuntu abantu banesheje. Haleluya. Burya Yesu bazajyana mu ijuru nabitanga nkuko nawe yitanze. Haleluya. Data wa twese amanutse, Yesu nawe yaje, abamarayika baje, abakerubi bamanutse, ibizima bine, ibizima bifite amaso impande zose ni bine, abakuru 24 abo nabo baje mu ijuru hasigaye y'ubusa. Ngo abijuru bose baje kureba umukimbagiro w'abanesheje. Uzahirwe utazashakwa ngo uburi. Bamwe bazabuzwa n'ibirayi,
abandi bazabuzwa n'amasoko, harimo abazabuzwa n'imiryango yabo, harimo abazabuzwa n'abagabo babo, abandi bazabuzwa n'abagore babo. Uzasanga ari uruhogere rw'abari kurira kuko bananiwe kwitanga. Nyamara muri aya masaha urahamagarirwa kwitanga. Reka nsaba Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, izi herezo ryawe, ifate umutima wawe. Haleluya. Muri byinshi by'inzitwazo utanga, Yesu agushoboze guhita mu ijuru niryo rizaramba. Yesu nagaruka azaduhana ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Baha amahoro. Ndahamagara abantu bari hano, mushobora kuba mwatugendereye mwaje gutaha ubukwe bw'ababatijwe, mukaba muri abashitsi, ariko namwe Imana irabararika, ibararikira kuyikorera uko byamera kose. Nta rwitwazo utanze, nubwo utabatijwe uyu munsi uri kumva nawe Yesu wagera ikirenge muce ukazamukorera. Icyo cyifuzo ugifite mu mutima ukagira gutya, kira gutya turebe. Mwavuga amena. Nasaba pastor se akegera hano hafi agahagarara hano, uwumva yagira icyo cyifuzo akamukora mu biganza, akamwifuriza amahoro y'Imana. Nubwo utabatijwe uyu munsi ufite icyifuzo cyo kuja mu muryango w'Imana, nawe ukayikorera, ngwino uramukanye na pastor, birasoza akuramukije. Muririmba indirimbo 57 dusaba umuririmbyi. Cyakora nabo baririmbyi hari ikintu mbona, nibuzi kuraririmba zatoranijwe, dufashe kuririmba muri ziza 500 nizo tuzaririmba no mu kirere, izawe zasigaye. Vuga murabyumva? Nta mpamvu yo kutaririmba, iyi ni korari izazamuka mu kirere turi kuririmba. Mudufashe kuririmba rero. Murangu ngaho vayo kwamamaza ubutumwa mw'isi, nemo kwezayo makuru mubalu abashakani. Ngaho vayo uwemeyaze nimubimenyesha tuye hasi. Umubyeyi araza rurabana be abashakani. Bawitonze reka mbasabe, uyu munsi niwo munsi mukuru dufite w'abantu bari kwitangira gukora umurimo w'Imana. Mwavuga amena. Biragusaba ngo uririmbe, arega aririmbana n'iri teraniro, hari igihe tuzongera kuririmba utakiriho. Muje muragera mu nzu y'Imana mufite imbaraga, Imana iba yabakijije ibiza byinshi byagombaga kubahitana, none uteranye n'abazaje mu ijuru. Kubw'iyo mpamvu ririmba. Turahamagara abantu wumva nawe, dufite n'abasubiye inyuma bagenda bakuba amaguru, covid yaraje, insengero bazifunze. Kambamenyesha itangazo, nubwo mu isi insengero zafungwa, insengero z'ijuru zo zirakinguye. Burya Yesu yiteguye kwakira uwo ari we wese wakwemera gukorana nawe. Ngwino rero icya kabiri, kandi nawe uri kuririmba mu ntege nke. Yitindiganya yiyinjirire muri ruguruye. Ngwino zera y'ubugingo abashakani baze. Ngwino nimubimenyesha tuye hasi. Umubyeyi arata rurabana be abashakani baze. Itonde tugiye kuririmba icyanyuma turekera aho ngaho. Amatwi urayafite n'amaguru yakugeza hano urayafite. Mu nzitwazo utanga rero banseka, gusekana ni ukuguzanya. Baraguseka uri kwihana, tuzamuseka ari kwiba. Biragusaba rero nguze usanga umukiza, kandi wakijije abandi nawe yagukiza. Haleluya. Ngaho ririmba ikindi gice, niba uri kumva nawe hari icyo umutima ukubwira ngo ukosore, vayo hano dufatanye gusenga. Ngwino nagire bwangu nindagira ubu
dutware ihangane ushaka zahabwa ubugingo abashaka niba uwemeyaze imubimenyesha toye hase umubyeyi arata arura abana be abashaka nibaze. Itonde kumenya hasigaye igice cya nyuma cyo kuguhendahenda wowe utazi igihe amatwi yawe atazumva, utazi igihe amaguru yawe azareka kugenda, utazi igihe amaboko yawe azareka kugutamika. Imana ikaguhamagara muri aya masaha ibyo byose mvuze ugishobora kubikora. Ntabwo sinzi niba mpamya ko aya materaniro niyongera kuba uzaburimo, ahubwo muri uyu mwanya biragusaba ngo ukorane n'umutima nama. Mbese amaherezo yawe azaba yahe? Mbese uri kubona ibyawe bizagarukira he? Impanda nivuga hazumvikana impundu cyangwa n'imiborogo. Ucyumvira ijwi rero biragusaba kwikiranura n'ibigufashe, kuko wabisanze mu isi kandi uzabisiga. Icyanyuma niba uri kumva ijwi ry'Imana riguhamagarira kuza hano uze dusenge. Agire bwangu andagira ubugare ihangane ushaka wese zahabwa ubugingo abashaka nibaze uwemeyaze ngwino uwemeyaze nimubimenyesha abatuye hasi umubyeyi arata arura abana be abashaka nibaze. Reka mbamenyeshe iri tangazo. Aba bantu bahagaze imbere Pastor usa nk'ugera ku ruhande, naho baba batabatijwe none umukiza aje nimugoroba twazamukana, kandi impamvu bamaze kwizera. Reka Imana ibakomereze mu buntu bwayo, kandi mu myaka bafite ijuru ribarindire mu kigero cyaho. Yesu agiye kugaruka azasange rwose ari abari beza abaziranenge mu bazabona Imana nabo bazabe barimo. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Hini bande banejejwe n'aba bantu, Imana ibahe umugisha. Muhereze Pastor mikrofoni arapfukamana nabo aho ngaho imbere, maze abaragize Imana. Imana izabarinde, Imana izabayobore, kandi mwuka w'Imana akomeze kutuba hafi, kankomeze kubifuriza isabato nziza. Ngo aho ntageze mwuka w'Imana hageze mu izina rya Yesu. Dushima Kristo tuzamuhimbariza rwose Yerusalemu nshya
ishimwe ntabwo ishimwe rizahashira umunsi w'ishimwe uri hafi duteranire iwacu tuzahishimira by'ukuri tuzaba mu mazu yera Yesu yaduteguriye i Yerusalemu nshya ishimwe hazaba wishimwe ntabwo ishimwe rizahashira umunsi w'ishimwe uri hafi duteranire iwacu mubyeyi mwiza turagushimye cyane tugushimiye kutwitaho izina ryawe rihimbazwe uraturinze uraduhamagarira kujya mu ruhande rwawe tugushimiye kuba bidushoboje uhabwa icubahiro biturwanya ni byinshi ariko waranesheje turagusabye ngo uduhe umutima wo kukwizera arabagiye muri iri torero kera n'abarigiye muri uyu munsi udushoboze kugira ibyiringiro muri iyi si itarimo ibyiringiro kandi udushoboze kuba mu ruhande rw'Imana ngo ku musozo w'ibihe tunesheje uzaduha ubugingo buhoraho abantu bose baje muri aya materaniro uturinde mu mutima uducira urubanza kandi uturinde umutima wo kuzana inzitwazo ahubwo tuguhitemo rwose kugira ngo ku musozo uzaduha ubugingo buhoraho muri twe hari abananiwe hari abarembye turabasabiye ngo ubahe umutima utuje abarwaye indwara z'imibiri ukize imitima yabo ari iz'imitima ubiyereke nk'Imana kugira ngo twese tugutegereje uzatwambika ikamba ry'ubugingo dusubikiye hano turasubukura mu kanya turagusabye ngo ukomeze kuduha iki kirere mw'amahoro n'umutekano kandi abana bawe bagiye kujya mu rugo reka mwuka w'Imana azabashoboze kuruvamwa mu mahoro tubisabye mu izina rya Yesu amen yubitswe n'ibyaha dukomezwa n'amahoro ya Yesu Sabato nziza umunsi umunezero turashimira iteraniro ryose uburyo mwagize ituza mu nzu y'Imana kandi turashimira Imana yahagarikiye ijambo ryayo byakozwe byose ijuru rikaba ryabihagarikiye amateraniro akaba ahumuje amahoro Imana ihabwa icyubahiro gahunda ni 8:00 ibintu biraba bimeze neza munyaruke mugere mu rugo ubundi mugaruke Uwiteka abagirire neza Uwiteka abarebe neza kandi abaha amahoro mukomeze kugira isabato nziza mu gihe bagiye gusoza iteraniro aka kantu mukarebe murasanga abadiyakoni kazi barakabaha dusabe ababatijwe ubwo abayobozi bagiye kuba bavuye muri gahunda barasohoka n'abizera nk'uko bisanzwe ariko ababatijwe basigare bicaye n'aba bitaze nyuma basigare bicaye mu rusengero tuvugane nabo murakoze
abapfiriye bose bose hariho abatabaza gukizwa muba murikire amaturo ku musaraba ngo bamurikirwe nimuba murikishirize umucyo w'ubutumwa bwiza bamenyesheje ko Yesu ari we wabapfiriye bose shirize umucyo w'ubutumwa bwiza bamenyesha ko Yesu ari we wabapfiriye bose twe gucogorera gukora neza tuba twitegurire kuzahabwa ikamba tuba murikire dushirize umucyo w'ubutumwa bamenyesheje ko Yesu ari we wabapfiriye bose bose Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi Matayo 24 umurongo wa 14